biriya babeshya abantu ba pasiteri ngo paradizo ngo ijuru rito biriya byaha bajye banabyihana bakimara gusezeranya abantu bajye imbere y'Imana bavuga ngo Mana tubabarire rwose twakosheje twacumuye biriya byaha bajye nta paradizo iba mu rugo ubwo byari bimaze gusharira bimaze kubiha hagati yawe njyanjye nawe ndavuga nti uyu muntu ntabwo nzabona amafaranga nsohora muri ubu buzima kandi ntabwo nzabusohokamo nabwo nta mafaranga mfite ngomba gushaka uburyo ki mbona amafaranga ubwo ntangira gusevinga muri ubwo buryo naje kwisanga bigeze muri 300,000 n'ibindi mu gihe cy'imyaka ingahe imyaka amezi eko ibase amezi none ibaze buri munsi usevinga mu mafaranga urumva ari make buri munsi usevinga mu mafaranga urumva ari make ni menshi pe ni menshi narayarebye ndavuga nta ya mafaranga reka nze nkwereke ayagiye kumfasha kwihambura ingoyi z'umubabaro ndimo ndaterura nzi Kigali nzira kuri ayo mafaranga ndaza ngeze inzu yanzu toilette yari iri hanze ifite igiti kimwe za toilette iba ifite igiti kimwe hariho igiti kimwe wagwamo ujya gukora ibyo ukora ndeka mbyubahe ujya gukora ibyo ukora uri kurebamo hasi tuma mba mwiza ubwiza bwanjye nabuzeho buragaragara bukagumaho ntibugire ikintu buhindukaho bukanahabwa n'agaciro ntabwo nyiri hahandi nahingaga bukanahabwa n'agaciro uriya kuba ushobora kuba uri mwiza physically ariko mu bantu bakavuga ngo uriya muntu agira umutima mubi karakantu karirata karakantu utwo tuntu twa karakantu utwo ngutwo tuguhindura mubi nubwo bwiza bwawe nta muntu ububona bisaba ngo uba ufite ubwo bwiza mu buryo buri physique n'uburyo buri morale uri mwiza ku bantu uri mwiza kuri societe uri mwiza kubana nabo kuko ushaka kuba uri igitangaza pe ariko waca ku ruhande umuntu yaba ngo wow mbega umukobwa mwiza cyangwa wow mbega umugore mwiza uri ku ruhande ngo uzi umutima mubi kagira ubwiza bwawe bitabuhinduka nk'icyondo yego muzaniye inkuru yitwa iguriro ni hahandi ushobora kuba wagurira ibikoresho bitandukanye bya electronique ni hahandi ushobora kuba watumiza amatelefoni n'ibindi by'ikoranabuhanga imyenda yo kwambara tujye dutumiza cyane cyane kuri za Amazon eBay Alibaba n'ahandi hatandukanye cyane cyane byandi dutumiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bushinwa bya bindi byose tujye dutumiza ariko rimwe rimwe ugasanga kubitugezaho biragoye kuko nyine twayitumije kuri internet mu bantu tutazi tutanizeye rero iguriro irize kuko bo bagutumiriza kuri amasoko kandi bikakujyaho mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwihuse hagati y'imisi 7 n'imisi 14 biba bikugezeho kugira ngo bashe kubana nabo ndetse mubashe kuba mwakorana ushobora kubamaga kuri iyo telefone nashyize kuri caption hasi kabisa ukabahamagara mukaba mwaganira bakakubwira byinshi cyane kubyerekeranye n'uburyo bakugezaho icyo wifuza cyose ni inkuru yanjye uyu munsi muri kubona ko turi kumwe na Layira Keza twaganiriye ubushize mukunda ikiganiro cye hari byinshi cyane wenda ubutani dukora ikiganiro nzanye commentaire kugira ngo tugende tuzisoma Layira tukonye kugwa ikaze mu kiganiro cyacu ndabashimiye cyane umeze ute se ndashimira Imana n'abantu fresheni zose n'abantu bake abantu bake ni bande bake cyane ariko urimo nanjye ndimo Imana ishimwe cyane ndetse mbwira uyu munsi navuga ngo umeze gute n'iki kidasanzwe muri bino bihe uyu munsi meze neza gusa usibye ko ubushyuhe izuba ni ryinshi ntabwo ryica inzobe yawe ndacyafitemo melanine uracyafitemo melanine I'm African I know kandi uri proud I'm proud of being African kabisa mbwira niki navuga ngo kigushimisha by'umweko muri ino Kigali ushize twavuze uburyo nyine kuza muri Kigali n'ibindi bitandukanye niki kidasanzwe wishimira mu kuba muri Kigali ikintu kituma nishimira kuba muri Kigali nuko ikomeza tuma mba mwiza ubwiza bwanjye nabuzeho buragaragara
bukagumaho ntibugire ikintu buhindukaho bukanahabwa n'agaciro ntabwo nyiri hahandi nahingaga bukanahabwa n'agaciro I know nese ubwiza ubundi hakuru tujye tuvuga ngo ubwiza buteza intambwe nanze kuvuga ngo ubwiza buragurisha cyangwa ubwiza buracuruza bitari kuvuga ngo ni ugucuruza kuba indaya cyangwa batabyitiranya ubwiza koko buracuruza cyangwa ubwiza koko buteza intambwe umuntu ubwiza buteza umuntu intambwe hari n'umugani uvuga ngo ubwiza bw'umukobwa bushobora kumugeza ibwami ariko ubwenge bwe nibwo bumugenera igihe azamarayo abantu nimba ari beza bikumva ko kuba mwiza bihagije nibanazamure n'ubwiza bwo mu bwonko ntabwo ubwiza bw'inyuma gusa nta gaciro bufite budafite hano nese mbwira hari abakobwa benshi abagore benshi tujye twumva beza pe ariko mwaganira rimwe na rimwe ni kimwe no ku basore ugasanga umusore mwiza impamvu turi kuganira ataza kujya no kwibasira abagore n'abakobwa muri ino minsi nabonye uvuze akantu gato ku bagore n'abakobwa murahaguruka kandi nubwo bavuga ukuri reka mvuge nti hari abagore n'abakobwa kimwe n'abasore n'abagabo beza usanga rimwe na rimwe ni beza ariko ikintu cyitwa mu mutwe barahibagiwe mwaganira mu mutwe ukumva nta kintu kirimo ubushize mu kiganiro tuganira byuka ko nakubwira you are very smart uriya muntu muganira ukumva ko vraiment hari ikintu ukuramo n'abarebye ikiganiro barabikubwiye ari benshi cyane muri commentaire kugira ngo umuntu abe smart no mu mutwe none ugire bwa bwiza bwo ku mubiri ariko no mu mutwe ube smart ugire ubwenge ku buryo ugane n'umuntu navuge ngo ni ya ngunguru bakomanga barivuga yabigenza ati buriya icya mbere kugira ngo ube genius kugira ngo use nk'usobanukirwa ibintu ugomba kubanza kumva ko nta kintu ufite ntiwigire nyirandabizi iyo ubaye nyirandabizi birangira ugumanya ubujiji bwawe ariko iyo uretse ukumva ko ntacyo uzi ukareka abandi bakagusangiza ibyo bafite byose ukabihuriza hamwe biguhuriramo byose ugasanga ubaye undi muntu ubaye undi muntu umuntu umeze gute undi muntu nyine udafite cyazi usobanukiwe ukaba undi muntu usobanutse kuko abo bose uyu afite ibitekerezo runaka kandi bizima undi afite ibitekerezo bizima undi afite iyo abo bose ubahaye umwanya ntiwumve ko ngo wishyire hejuru ngo wumve ko ushoboye wumve ko uzi ubwenge ubundi kugira ngo ugire icyo umenya bisaba kumva ko ntacyo uzi ugahereza umwanya ibyo bitekerezo byose bikaza bikaguhuriramo hari umuntu wigeze kuvuga akantu ndumva ari akantu nigeze gusoma kajya guhura n'ibyo bintu aravuga ngo burya tujye dukoresha cyane amatwi kurenza uko dukoresha umunwa wacu umunwa twebwe dushobora kuvuga cyane ku buryo n'umuntu rimwe na rimwe ibyo ari kuvuga barabyumva ariko kugira ngo bazakubwe ko wavuze cyane biragoye cyane ariko iyo wumva byinshi cyane wumva iby'ubwenge byinshi cyane kandi gutega amatwi bituma n'abandi bakugira icyizere cyo kugira ngo bakubwire kandi ukamenya byinshi cyane kabisa ako kantu mbwira sasa rero iyo ubonye umugore turi kuvuga abagore cyane ko nawe uri umugore cyangwa umukobwa uzi ubwenge ariko nafite n'ubwiza bwa bundi budasanzwe nk'ubwa Reyira uyifata gute ubwanjye bwo ntawabugira kuko genda arende be confident kwikina karagaciyemo ariko buriya umugore uzi ubwenge aba ari na mwiza kuko nta mugore uzi ubwenge uba mubi ubwo si ubwenge bwe bumumariye iki dusobanura icyo kintu kuko iyo uzi ubwenge uba uzi ikibi kuri wowe icyatuma uba mubi ukanamenya n'icyatuma uba mwiza mu buryo buri fizike n'uburyo buri morale rikamba ariko mbyita kubana n'abantu kuko buriya ushobora kuba uri mwiza physically ariko mu bantu bakavuga ngo uriya muntu agira umutima mubi karakantu karirata karakantu utwo tuntu twa karakantu utwo ngutwo tuguhindura mubi n'ubwo bwiza bwawe nta muntu ububona bisaba ngo uba ufite ubwo bwiza mu buryo buri fizike n'uburyo buri morale uri mwiza uri mwiza ku bantu uri mwiza kuri sosiyete uri mwiza kubana nabo kuko ushobora kuba uri igitangaza pe ariko
waca ku ruhande umuntu aba ngo wow mbega umukobwa mwiza cyangwa wow mbega umugore mwiza uri ku ruhande ngo uzi umutima mubi kagira ubwiza bwawe bitabuhinduka nk'icyondo yego cyangwa ngo nguze ukuntu kirata na wa undi warabonye ko ari mwiza ahita abona ari bibi no kurusha so ubwiza rero ugomba kuba mwiza mu buryo buri physique ukaba na mwiza ku buryo buri morale nese none ku muntu ku mubi ashobora kuba ari mubi ubushize wigeze kutubwira ngo nta muntu uba mubi biterwa n'umureba ako dizo umuntu ufite isura twita ko itari nziza birashoboka nanone tukahunguka kuri birashoboka ari umuntu bahurizaho bose ko ari mwiza ariko ari n'umuntu bashobora guhurizaho ari benshi bavuga ko ari mubi niyo mpamvu haje na demokarasi none uwo muntu bahurizaho benshi bavuga ko ari mubi ashobora no kugaragara nanone ko ari mwiza imbere y'abantu bitewe nanone n'iyo morale n'izo ngeso ushobora kuba ugaragara physically ya isura yawe appearance yawe appearance yawe ikagaragara nkaho uri mubi pe ariko umutima wawe imico yawe ingeso zawe kuvuga ushobora kuba uri na mubi ariko ufite akantu keza kakuriho either is voice cyangwa se useka neza cyangwa se ureba neza nta muntu umububa ukakabyaza umusaruro pe ako kantu none se turebe wa mukobwa uriya wabaye bafata ngo niwe mukobwa mwiza ku isi Lupita Nyong'o bavuga ko ubundi abantu bose bavuga ko ngo niwe mukobwa mwiza sibyo bigeze kumuvuga ngo ni mwiza mushya ku rutonde rwa mbere ariko umurebye umuzanye hano mu Rwanda bwa nta dushumi tw'inkweto yafungura tw'umunyarwandakazi ntibyanahura ntabwo byahura niyo mpamvu rero buriya ubwiza bw'umuntu bagendera ku mico ku miterere kw'abana n'abandi donc kwaba imico ye n'imigenzereze ye ushobora kuba ufite imigenzereze mibi ufite imico mibi wiyandarika ubwiza bwawe rwose nta kintu buvuze zero bivuze ngo ubwiza rero uba ugomba no kubuhesha agaciro umuntu ufite ubwiza abwiteho gute kugira ngo bukomeze kugaragarira buri wese tudashyizemo ibyo by'imico none ku buryo bwo kwiyitaho kuvuga ngo uyu mugore ni mwiza nubwo atari mwiza ariko ukongera ubwo bwiza bwawe ubwo tugiye kwita ku isura yacu tugiye kwita ku myambarire tugiye kwita kuri ibyo uwo muntu wamwigishe gute yakunda kubona abantu kuri YouTube ngo bari gushyiraho tutorial ngo ukuntu bakora ngo make up ngo ibiki ntabwo ubwiza butangirira muri make up ibyo babyumvise ubwiza butangirira mu mico yawe nibyo navuze ndabisubiramo ubwiza bw'umuntu butangirira mu mico ye ushobora kuba uri mwiza uri igitangaza na Bibiliya bivuga ngo ubwiza bw'umukobwa ngo bufite kingo ni nka zahabu iri ku izuru ry'ingurube sibyo udafite ukwiyaboha n'ubwenge simbizi abasomye biracyane bahita nkaho ngaho ubwo rero ubwiza butangirira mu mico kuko ufite imico myiza umenya no kumenya uko wiyitaho uko wifata wari wabona umuntu ukabona umuntu pe afite ikirungo pe ariko wagera haba ya mico niyo ndi kuvuga menya uko wiyitaho naho aho uri n'abakuri iruhande ubwo nibwo bwiza kandi byose bitangirira hano ntabwo hano hadahari ntabwo ibyo ntiwashobora kubihuzahuza ngo ubimanaginge hari uri kutora muri kano kanya ariko akavuga ngo ndakuze maze kugera imyaka 30 40 50 20 ningahe yagize ati ntabwo nahinduka nuko nguko banzi age is numbers reka mubwiye genge nkunda kubwira abantu jewe nzagira mu myaka bazanyitega mu myaka y'ubukecuru bwanjye for now narastopinze ntabwo nkikura babimenye abanyarwanda ni imyaka 30 sinjya n'umwaka utanze avuga 30 n'ukurikiyeho 30 n'undi 30 gute 30 rega imyaka yawe yego mu irangamimerere izazamuka ariko kuri gihe ntifite kuzamuka kumbwira ngo ndakuze ngo singomba kwitaho gutese ngo ukaba ari byo udakora kuko ngo imyaka arenze urugamba nzarwana nabona rugiye no kuntsinda nkatumiza intwaro nkifashisha ibihugu bikomeye bifite intwaro nkarwana iyo ntambara paka nyitsinze ni urugamba rw'imyaka simfite gusaza gutese wapi gusaza ku isura gusaza mu bitekerezo byose erega bashaje mu mutwe no mu isura saza tuzakomeza kubona gutyo paka
nukuri I like it utkubera iki njya mbona umuntu witwa Jennifer Lopez afite imyaka 50 irenga ariko wagira ngo angana na Rayi wagira ngo ahubwo ndi mukuru we uriya rero kandi atetwa n'utwana duto tw'uduhungu juste bitewe n'iki n'isura ye nziza nataye nziza nta munkanyari ntaki natwe tugomba kwitaho ku buryo nidukura nitunasaza tuzabe turi beza ni gute se bitakubera nawe uri kutureba byumwe ko muri kino kiganiro cyacu ubushize twaganiye ku byerekeye n'ubuzima bwawe byumwe ku buzima bw'urugo ku buzima bw'ibyo waciyemo byumwe ku myaka yashize ndetse byabaye n'isomo benshi cyane byabaye n'isomo benshi cyane byumwe ko babandi mumva ko bagomba guhatiriza hari aho ugera ukarikura icyo nicyo kintu cya mbere twize hari aho ugera ukavuga ngo nanjye ngomba kwikunda nta mpamvu kugira ngo ntange byose icyo gihe reka mvuge ngo wasavayivinze gute cyangwa warukotse gute n'iki cyatumye urokoka n'iki cyatumye n'uduki wakoraga kugira ngo ubashe kubaho muri ubwo buzima butari bwiza warurimo urumva kamemu nta nubwo nari nanafite akazi ariko bajya bavuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo yego nashatse ibisubizo nk'intore uko niyiziho ubutore nashatse ibisubizo nk'intore ndavuga uko biri kose nta kazi mfite yego ariko I have to fight for my life, I have to fight for my future, I have to fight at any cost. Nararwanye kigute rero naricaye ndavuga ntariko ko nta kazi mfite nteganya kubona akazi bigenze fata akabido yego kara kabido tutubido sinzi nimba tukibaho tutubido twajya tuvamo amavuta dutoya twa 1 litre yego cyabaho tw'umuhondo tw'umuhondo yego ndagafata ndagatwika ku munwa waho urumva nagomba urahahoma ndahahoma urumva nanjye gukora nka icyo nakwita nka home bank banke yo mu rugo umwe wo musi y'igitanda yego ndahahoma ndavuga nti igitekerezo cyo kuhahoma navugaga ko nindamuka nkafunze nkapfundikira gusa nzajya nkeneye amafaranga ngende mfungure ariko burya kari akantu wagatwitse kugira ngo ntibishoboka ko wakongera ukagafungura bigisaba kugashwanyuza kose kugahambura kose rero urumva nta kintu cyatuma ushwanyuza ako kantu atari ikintu kiri serious ntabwo utuntu tw'amafuti ngo ubonye ngo avoka ngo irahise ngo ngiye gufatamo ngo ikijumba nabikoze kugira ngo njyewe muri byewe ubwanjye ubwonko bwanjye mbumvishe ko igitekerezo kiri serious ngomba gukora saving ndagahoma ndangije ncamo akenge gato ku ruhande nkatamo akenge gato gashobora kuba kacamo igiceri cyangwa inoti yego nkajya nshyiramo my ex husband yansigira amafaranga nimba ari 5,000 yo guhaha nkahahisha 3 ubwo 2 nkabishyiramo yego byasigira 2 igihumbi nkagihahisha ngashyiramo igihumbi ndasevinga ubwo byari bimaze gusharira bimaze kubiha hagati yawe yanjye nawe ndavuga nti uyu muntu ntabwo nzabona amafaranga nsohora muri ubu buzima kandi ntabwo nzabusohokamo nabwo nta mafaranga mfite ngomba gushaka uburyo kimbona amafaranga ubwo ntangira gusevinga muri ubwo buryo naje kwisanga bigeze muri 300,000 n'ibindi mu gihe cy'imyaka ingahe imyaka amezi eko ibase amezi none ibaze buri munsi usevinga mu mafaranga urumva ari make buri munsi usevinga mu mafaranga urumva ari make ni menshi pe ni menshi byonyine mu kwezi kumwe nimba ushyizemo 2 cyangwa 3 hari n'uwanguriraga akavuga ati akira twariganye duhuye yangurira fanta ya 5 ntabwo ndi bujye kunywa ya fanta yego ndajya kwisharaho nkajugunyamo shiduka 300 n'utundi tuntu bigeze narayarebye ndavuga ntaya mafaranga reka nze nkwereke ayagiye kumfasha kwihambura ingoyi z'umubabaro ndimo yego ndaterura nzi Kigali nzira kuri ayo mafaranga ndaza ngeze nabanje kuba mu nzu ya Jamil ako Jared bura niba mbere inzu ya 2020 yego yego yari Imana icyubahiro kuri Imana twavuye kuri wakuye hakomeye umuvandimwe mu nzu y'2020 inzu yanzu toilette yari iri hanze ifite igiti kimwe yego za toilette iba ifite igiti kimwe hariho igiti kimwe wagwamo
ujya gukora ibyo ukora ndeka mbyubahe ujya gukora ibyo ukora uri kurebamo hasi uhora uhangayitse ngo umwana najyamo aratsigara 20,000 niyo nzu nabanje kuba icyo gihe nari nahashye nahashye ibyo kurya nishyuye inzu naje nishyura amezi 2 inzu nishyura n'umwana ishuri icyo gihe ubwo umwe niwe wigaga ndangije sigarana inoti $100 usigarana amafaranga $100 wamaze kwishyura n'amafaranga y'ishuri muri 300,000 byose ndica ndavuga nubwo nkemuye ikibazo cy'inzara nkemuye ikibazo cy'imirire yego nkemuye n'ikibazo cyaho kuba nta muntu uri bunsoremo amezi 2 ndacyafite igihe nkemuye n'ikibazo cy'ishuri ry'umwana uko biri kose noneho ntangiye gutekereza icyo gukora buri ibyo bibazo iyo byakemutse babyeje ku ruhande noneho ushobora gutekereza buriyerega iyo umuntu yahaza aratekereza umuntu udatekereza n'ufite inzara ntabwo watekereza ushonje cyakoze ntabwo bishoboka cyangwa nyiri ibyo ndakuri hejuru hapi watekereza ute ufite stress haba imisonga ye n'ibiri kuri mu bwongo ubwo ibyo bibazo byose ni nabitekemuye sigarana $100 ndabireba inoti $100 ikintu ndi buyakoreshe mbona ni ihurizo rikomeye mba ndasimbutse njya mu mujyi ndavuga nti reka njye mu mujyi njye kureba uko bimeze nikoza mu bantu b'imbuto ngo ndebe ko hari ukuntu nabigenza ibyo $100 mbizunguze mu mbuto barambwira ati icyo ni igitekerezo kibi cyane umunsi wa mbere yahitashye ati imbuto wazizana zikabora ufite frigo ntawe nari mfite isene nazanye ko nateruye na varisi yanjye gusa n'abana naje ndi rushati nateruye varize yanjye gusa irimo imyenda n'abana gusa nta kindi kintu nazanye ambwira ati ibi ntago byavamo ndataha ndarantekereza bwarakenda abana ariko ubundi wajya mu mujyi nanone nkajya kureba uko bimeze yego mba ndagiye nkatira ahantu bakunda kubacagwa mu mujyi abantu bose barahaza mu Kigali barahaza mu gikari yego ndagenda akatira bwari ubwa mbere mpageze yego ndangije ndicara ninjira mu nzu imwe kuko zara utuzu twinshi noneho harimo abantu benshi narinjiye mbona movement ihari ndabona ahubwo mbonye aho gukora aha nahageze aha niho bibera ubwo ndangije ndicara mbwira umuntu wari uri gucuruza ndamubwira ntumva rero ntipantaro ngura buriya ntabwo wabwira umuntu ngo ujye kumubwira ngo ujye kumubaza amakuru ngo hano bakora bate ngo kuki ngo nta kintu wakoze ibyo birashoboka ntabwo bishoboka bisaba ngo rega buriya hari ibintu batita ruswa ariko nazo ari ruswa yego ni ruswa idahanwa n'amategeko yego ariko ni ruswa yo kugira ngo wicira inzira bitavuga ngo biguhaniye amategeko ariko uba ugomba kugira icyo ukora mbese nyine hari icyo ugomba gukora kugira ngo byita ubwenge ubundi mu bwenge ndangije mugurira ipantaro nawe namwana sinkuguriye icara hasi rero tuvugana ndakuguriye nawe ubwo hari icyo ngomba wumva wari ufite intego pe aricara ndamubaza nti nikose nti hano bimeze bite ndakomeje kubona abantu benshi ndaba nabakiriya gusa ntuzi uko mukora nibarishwa ubusa arangije ngo reka da ngo asabakiriya ngo nabacuruzi n'abacuruzi bangana gutya nabo bose n'abacuruzi kumbe hazagamo umukiriya umwe bakamwirundaho bose ugasanga umwe amutware nka kenda kamwe n'undi kandi nuko nyine bakora yego none se aba bantu bose ntibumura cundi turakora rwose hari n'abantu bubatse amazu muri ibyo nuvuga n'ukuri akimbwira ngo bubatse amazu ntabwo naho bibera ahubwo nahandi nahageze ndamubwira none se ntimukora mute mucuruza mutemba hano muhakodesha mute hari utuntu rero bakata tw'utumetero yego njya tubona bakata aba ari nk'amakara 2 hanyuma rero uhita wubaka muzamura utuntu tw'utu etajeri utwo etajeri tuba turimo nk'abantu 5 metero imwe ubundi birimo nk'abantu 5 cyangwa 4 nuko rero ndamubwira none se kariya kamwe kakodesha ngahe arambwira ngo ni 20,000 yego 20 gusa numvaga ari make pe nkurikije n'ukuntu Kigali jewe naje ubundi ifite nari meze ubundi nk'uwiyahuye nemeze nk'uwiziritse y'igisasu ubundi bajya bavuga ngo iyo udafashe risque ngo kino risque riye nari ugomba kuriska ibindi bikaza nyuma ariko ukemera ugafata risque mbere uko utekereza ibindi kabisa numvaga ari make arabimbwiye numva ndabonekewe ariko n'ubundi
ntegira igitekerezo cyo gupunguza nyine kugabanyisha ibiciro ndabaza nti hari ahantu wamenyera se bakodesha hari akantu gakodeshwa aranyereka ntihariya harakodeshwa ntabwo njyanayo yego ampuzana nyiraho ntinanga n'ibihumbi 20 nararebye ndamwitegereza uwo muntu ndavuga nti uyu muntu kujya kumupunguza mubwira ubusa nta mafaranga wapi buriya rero reka nkubwire Gerard ufite amafaranga mu ntoki ntihazagira umuntu kubeshya yego ikintu cyose wakibona nukuri uyafite uri kuyereka uwo ugiye kwaka icyo kintu buriya ni mpamvu n'abantu benshi bakunda kugwa mu byaha bya ruswa baba babateza amafaranga umva nicyo kiyobyabwenge cya mbere nabonye baguteza amafaranga ubwonko bitaburekera gukora utangiye gutekereza ku mafaranga nagiye mfata inote 6 za 5 si 30 kandi bambwiye ko ari 20 ukwezi kumwe jewe naje nishyizemo ko ari 15 kandi bagomba kubyemera ndavuga nti nditwaza intwaro yanjye y'amafaranga ninyamwereka ntago ari buyange ati ndaboneza natoranyijemo inoti nshyashya zazindi ziteye amerwe ahita abona ko uri serious narayazanye ndamubwira nti harya bambwiye ni 20 yego ati ni 20 mitanyakura ndi kumunokwesha nyine nanga birayemera ni 30 nimba uzi kuyemera umbwiye dukora n'inyandiko ariko akira yabare mitana nayamuheza mu yabara ariko yamugeze mu ntoki kugira ngo yongere abwire ubwonko bwe ngo yamusubize ntabwo bishoboka I know ntibinashoboka bigoye gusubiza rwose afite ati ariko uyabona ibinoti nta nundi mukiriya abona hafi ntabwo bishoboka yese mbwira ati ahubwo urupapuro n'ikaramu biri hehe utangiye utyo ibihumbi 100 twabibaza ubwo nsigaranye 70 yese ndeba umuntu hafi aho ntirikose ni hehe bibera ni biki ni isoko rya murangurira he ni murangurira he ni arambwira ati isoko ryacu tirirahare nase wajya kumfasha kurangura ngo buzanyishyura ntinza kubya kwishyura ni wo munsi wa mbere nabonye ko Kigali nta byo buntu bihaba yewe no kujya kukwereka aho barangurira nabwo ngo umwishyure ndakwishyura ngahe se ngo 10,000 kugumanira ibibazo byawe nahubwo ntiburetse bwarakeye mitashaka undi muntu ejo uzajya kurangura ntituzajyana ndamukurikira ngerayo Rwandangurese nawe aranyishyuza urumva nibyari ibintu nishoyemo ugomba kwikora byanze bikoze ugomba gushaka umuntu ubizi ngo ankore training arangije nawe aranyishyuza ntigumana ibibazo nari ndi gukora imibare nkabona amafaranga asigaranye ntabwo najya kwishyura aba bantu ngabo b'abakomisiyoneri ngo bivemo ndamubwira nti pfa kuba nabonye isoko hari ibintu rero bajya bakora iyo bari kurangura sinzi nimba bakibikora kuko sinkibirimo bakira umwenda hejuru bakamanika bakagira gutya ni ibintu by'amasinye kuko haba hari urusaku haba hari overcrowded haba hari urusaku rero baba bakora amasinye kugira ngo babiziranyeho nyine ibyo bintu by'ibisinye by'ukuntu barangura n'iki narabanje nditaza njya nka hariya mbanza gucunga ibintu bakora n'ibyo barimo byose yego ushaka kuza ubwenge cyane irikomereza noneho bamanika nkabona umuntu agize gutya nkabona bagize gutya noneho nkajya mbaza nti gutya nkabona ayatanze ndabibona gutya menya ko ari 1,000 gutya menya ko ari 5 2 5 mu minota 30 nari maje kumenya ibyo bavuga yego amasinye yose umaze kuyamenya nari maje kumenya ngo ibintu bavugira aho ngaho ni ibiki itaninjira nanjye mu murongo byo kurangura bamanika nanjye nkashyira hejuru ndarangura noneho umuntu wari undi iruhande angirira impuhwe arabanza ngo ese ngukorera umwana inkorera mu mujyi imyenda uri kurangura ntago ari yo mu mujyi niyo mu ntara wegenda oya bizi ko utarishyura yarambwiye ati niyo mu ntara ntago ari yo mu mujyi ndangije imyenda ubwo nari namaje kurangura sinabibasubiza ntibabyemera narabyikoreye ndabijyana mbigejejeyo umunsi wa mbere biranyica babyitaraho kwica iyo utacuruje bavuga ngo byakwisha umunsi wa mbere biranyica wa kabiri biranyica icyumweru kirashira binyica ariko nubwo binyica nkareba abandi ibyo bacuruza ibyo ari byo nkacunga bacuruza nkabona ibyo bacuruza uko bimeze n'iki bwarakeye nagiye ndara kuri internet ndi kureba fashion izarizo ama fashion imyenda uko bimeze byose ibi bintu nyine abantu b'i Kigali bambara bicometse bya shuda zicometse za goruje n'ibiki bwarakeye ndagiye ko namaje kureba tutorial y'ukuntu babikora n'ibiki byose
yabona kuri internet kuri YouTube haba hariho tutorial z'ukuntu ushaka gukora nk'uyu mwenda nk'uyu mupira nambaye nkaba nawinduramo isengre cyangwa nawinduramo gorge cyangwa nkaba nanawambara n'ijipo narabicunze bya byenda bwarakenda bipakira byose mu bihumbi kuko bwa menara naranguje 30 yego ndagenda mfatamo izindi 20 urumva arasigaye 40 sigaranye imbere n'inyuma ibihumbi 20 mu nzu urumva ndacyafata riske yego ndabani kama mbaya napfa nakira simbizi yego bandamanutse bya byenda ndabyikora byose njya Kimisagara nsubirayo ndagenda ndeba umutaye ntuzi kudoda uzi kudoda utari bimwe byanyu by'Ikigali byo kubeshya bya mupapira uzi kudoda igenda ajya nkubwira umwenda ukudoda nimba uzi kudoda mubwira style zazindi zose narebye kuri internet muri ya myenda wari waranguye mu cyaro niki gipira ndashaka kukinkoreramo kakandi ntarumva nzi uko byitwa giye gusa namubwiraga ibyo nabonye iki ndashaka kukinkora kakandi bambarira mu mabere gusa uko bikora niwo bizi wambwiye kuzi kudoda yarabihinduye byose igenda arabihindagura byose ndamwishyura ibihumbi 10 ibindi 10 bisigaye ndanguraho ibindi bishyashya byo kuvugurura nyine by'ibisirimo noneho nzi gukora namenye by'Abanyakigali bambara subira kwiseta iminsi 2 byari byishize byose oya ubuzima butangiye gutyo uri wenyine none iminsi 2 byagenda byose byari bishize mu mujyi baranze bajya bavuga ngo yaragiye kwa mwamini rero no umupfumu w'inyami ngo yaragiye kwa mwamini yamuhaye umuti yego kuko naracuruzaga bakicara bakandeba bakicara bakareba bose bakifata barya yego naracuruzaga kugira ngo umuntu acuruze yarabanza akansaba ngo wanshyiriyemo kamwe ngo umucuruze naracuruza ubwo warutangiye kuba successful nubu abantu bahacururiza bajya bavuga ngo style zararira n'ubu ntabwo tuzizi bazimenya gute se nazi kwe kuri internet haza bamenya I know none nuko ubwo ibihumbi 40 ubwo si 30 nayo naranguje bwa mbere nayo 20 nayo nakoresheje byose si 50 ubwo 60 yego Ibihumbi 60 ubwo nayo naranguje imyenda y'ibihumbi 60 mbibaze byose naragiye nkuramo hafi 150 n'ibindi hafi 150 n'ibindi ndavuga nti uzi ko bya bintu nishoyemo nzabishobora bya bintu nishoyemo ibareke za kuranguza 60 ugakuramo 150 na kandi wibuke ko icyo gihe warutandukanye n'umugabo morale yari izamutse nazo nti buryo uzi ko burya ushoboye bya bintu burya nabishobora yego nsubira kurangura noneho ntangira kurangura ibyo bita ngo na rivage niko bazita ntangira kurangura rivage ndarangura mva ndacuruza agati karaturika koko ndacuruza mva ya mashweta y'inzu 20 ntago nongeye kuyibamo nongeye kwishyura ndi mezi amashweta nahise njavamo njya mu nzu nini iri class isobanutse ko nari ntangiye gutera imbere se nari kujya muri ayo mashweta ya 20 igiti kimwe atorete igiti kimwe wapi Imana yatangiye kunyambutsa interesha intambwe njya mu nzu nini yeze mu nzu nini rero noneho ubwo nari ntangiye none gukora ubucuruzi bwambuka imipaka ntago nari nsubira kurangura waje no kujya none wambuka imipaka njya kurangurira igoma biturutse kuri icyo kuri twatuntu washyize mu kajerekani tubyibuke biturutse kuri twatundi nashyize mu kajerekani imbere n'inyuma niyo mafaranga na dependinzeho nta yandi mafaranga nari mfite ubuzima buza kugenda neza mva muri ibyo noneho tugeze ngiye kugerangura igoma mbona ibintu by'imisoro biri hejuru cyane biri hejuru cyane kuko nabanje no kujya ncuruza ibintu bya magendo bamfunga ariko yego ni byabaye byarabaye mbona ntibivamo mbona n'ibindi mpita mvuga ariko harya ntiburiya ya mashuri nize ubupe igipapuro nkomeze nyicaze muri varize nibyo bintu birimo ni wapi ntago byakora gushaka akazi none ntangira gushaka akazi mbona n'akazi na keza cyane kumva Imana yagica ariko suruse yahereye ku kajerekani igitekerezo kuko akabido niko kamaye imbaraga zo kwambuka Nyabarongo nzi Kigali akabido niko kamaye imbaraga zo kujya mu mujyi nditinyuka ndakora bicamo niyo ntajya no mu kazi nari gukomeza nkakora kandi nkagera kure icyo nshaka rero kubwira abantu iki gitekerezo gisa nko kubwira abantu ngo ntuzumve ngo wicare hasi ngo urebe ibintu bigutsikamiye
uvuge ngo ndapfuye ndarangiye ngo reka nipfire n'ubundi nicyo naremeye. No, yego, ntago waremewe gupfa, ntago waremewe gupfa. Uzapfe yego kuko nta n'umuntu utazanapfa, ariko uzapfe bitaguturutseho. yego, Uzapfa abantu batavuga ngo niwe wizize. No, gupfa wizize ni icyaha Imana itakubabarira, uba wiyahuye. ni ukwiyahura. Dayira, kaka jerekani kuzuye ya mafaranga urafunguye ubona ni 300. Ibyo 300 nibyo byatumye uva mu rugo, uravuga uti reka ngende. Urumva ni imbarutso, ni nkaki. Ni iki kidasanzwe cyatumaga uvuga uti byanze bikunze ningira amafaranga menshi nzava muri uru rugo? Ni iki cyatumaga uvuga uti ngomba kuruvamo byanze bikunze? Urumva, I have been in that relationship very toxic for 5 years. 5 years. Yeah, nabivuzeho ubushize nakakomojeho mu kiganiro twakoranye ubushize. Mvuga ukuntu nabaye nakunze umusore ngenda mwikundira, nanamubwira ko mukunda. Yeah, biza ibyo barabyumvise byinshi. Nagaki navuga ngo kaguteraga wenda umujinya ukabuti iki kintu mu buzima nicyo gitumye mfata imbarutso kuvuga ngo nshaka amafaranga hasi hejuru bivemo. Agasuzuguro gute? Ni ukwanga agasuzuguro no kutemera gupfa mpagaze. Urwo rushako rwari nko gupfa uhagaze? Ntabwo nshaka kubisesengura cyane kubera ko that is a past, nubwo ahashize abari amateka yacu, ariko si amateka yanjye gusa, ni amateka yanjye n'undi muntu. Yego. Rero ku bwanjye kubivuga ntacyo bitwaye, ariko we bishobora kumukomeretsa. Sindi bubivugeho, turabyubaha natwe. Ariko reka mbyubahe kuko even if narekanye nawe, ariko he was my lover. Ntabwo ndi bumwambura icyubahiro cye ngo mbe najya hariya ngo muvuge ibintu bitari, cyangwa ngo mvuge ngo byagendaga gutya. Hari bibi yari afite, hari n'ibibi nanjye nari mfite, ariko mbishyize ku munzani sanga ibyanjye biri hasi, bye biraremereye cyane, biri kundemerera, mbona biri kunsikamira, mfite umwanzuro kubivamo. Yego. Ukimara gufungura ukabona 300, mu mutima wumvise umeze gutumva ni ibintu sevinzemo amezi. Naravuze nti se mbigenze nti nguruke njye muri yego. Nari mbonye itandiro ry'ubuzima. I know. Uravuga uti byanze kunze ubuzima. Ndavuga nti ubu rero ntiyama baba yanjye yarateretseho amabuye ntabasha kuguruka. Reka amabuye nyashyire hasi nguruke. Mbandagurutse. Now I can fly. I fried. I fly. Narasi imbogo. Nibwo irasa imbogo. Icyongereza si cyacu. Turi abanyarwanda. Cyakoze ibinyarwanda byo mbivuze nabi bavuga ni karaga kobwe karanira. Ariko icyongereza cyo bivuze nabi ntihazajya uvuga ngo ndirata. I know. I'm not. Nicyo kintu nagukundiye. I'm not American, I'm Rwandese. You are Rwandese. So ubwo nimbivuga nabi ntihagire umwe ngo yarasha imbogo so. Bagusa icyozi cyo wabivuga nabi wabivuga neza. You are very smart. Thank you. No fa numvise n'igifaransa kizi ukivuga fresh. Nize muri ntuze fresh. Nicyo ngize ukivuga fresh. Nubwo nahagaritse imyaka nkuzemo. Ngo nahagaritse imyaka. Sharira. Uzayigisha ukuntu uhagarika imyaka nanjye yanjye. I have to stop. Narahagaritse ubu reka nkubwire sindi kuvuga 30. N'umwaka utane 30 no kugera mu 2030 nzaba nyifite 30. So what? Nanjye nuko ndashaka kwihagarika. Tugomba kwiyitaho, tugomba kuba abantu bato cyane, ntitukomeze kugendana n'ibyashize ubu tukagenda n'ibigezweho. You know, ntabwo tugomba gusaza. Rero tubwire abantu dukurikiye muri kano kanya mu kiganiro inkuru yanjye. Uyu munsi afite ikintu kimutsikamiye by'umweko muri relationship, ibintu byaranze, ibintu biramugora, ariko gufata icyemezo byaranze cyo kuvugira ngo azabivemo. Wowe wafashe icyemezo ndetse uranavuga uti icyo mbura nuko ngomba kuba independent, kandi ngomba kuba independent ariko mfite mu buryo buri financier meze neza cyane. Uza no gushaka uburyo ubwo buryo ubugeraho. Uwo muntu uri muri relationship imugora, iri toxic nko wari umaze kubivuga, ariko akabona byinshi cyane bimutsikamira. Yego. Abigenza ate? Icyambere ntabwo hari umuntu ushobora kubyumva gutyo agahita ahubuka. Agashaka kunyura mu nzira nk'iyo nanyuzemo. Agashaka kubigenza nkuko nabigenze. Exactly nkuko mbivuze. Avuga ngo reka mbyaplike gutya. Buriya ntihazagira umuntu kubeshya, buriya ubuzima
ni ikizame buri wese aba afite pepa ye, pepa sheet ye, yego, idasa n'iyundi. Ibi mbivuze ni nk'inzira yego ushobora kwirefera kuri ibyo, ariko don't copy and paste. Yego, don't copy and paste. Reka kuvuga ngo rayira ngo nanjye ngo mpite njya mu mujyi. Icyo gihe njya mu mujyi uko ibintu byaguraga nuko byagendaga byose so bimeze. Ni urugero ndimo ntanga, ariko ntabwo nakwemerera umuntu wari we wese ngo mushyigikire ngo mvuge ngo icara hasi upfe. N'ubugwari. Aho kugira ngo uzabe imbwa uzabimva. Ntuzakwemere gupfura ikigwari, uzarwane. Ako kana uzarwane, ntuzamere gupfura ikigwari. Aho kugira ngo uzabe imbwa uzabimva. Ntuzemere gupfura ikigwari. Umwanzuro yego, nta nubwo mbwiye abantu ngo imyanzuro yose bazafata bizaborohera. Harimo ibinaniza byinshi, kuko nanjye byarananije nuko ntabidetaye. Urumva byarananije byinshi, sinabidetaye cyane. Nashakaga kuba positive gusa, kuko ndi hano kumotiva abantu, ntabwo hari mbaca intege. Ntabwo nshaka kubabwira ibyo bibi byanye ngo bacike intege. Ariko Layira, nanone hari ikindi mise nibaza wa mugani tutavuze cyane kuri repo positive. Ukigera muri ubwo buzima bwawe bwa wenyine, ni icyemezo gikomeye gufata idea, kuko warafashe icyemezo ukavuga ngo mbanye n'umuntu, nuko akenshi tuba tuvuga ngo nibyiteka. None ku munsi wa mbere utandukanye nawe, uragiye, ntawe wageze ukavuga uti ndumva mu by'ukuri nafashe icyemezo kitari cyo, bitewe n'utuntu dutangiye kukugora n'ibintu ubona utari kubona imbere yawe uko bizagenda. Si turumva ko 300 ntabwo byatuma usavayivinga byiteka. Ntawe wageze ukavuga uti nafashe icyemezo kitari cyo. Reka rero nkubwire, buriya mu buzima nufata icyemezo, nufata umwanzuro watekerejeho, ntuzigere wicuzaho, kuko iyo utangiye kwicuza bituma usubira inyuma, kandi gahunda iba ari kujya imbere gusa. Iyo usubiye inyuma barakurasa. Iyo uri ku rugamba, tuva turugero uri umusirikare, ukajya ku rugamba ugaheka imbunda, amasasa akagushirana, kandi ukabona imbere umuriro ni mwinshi, ukavuga ngo ngiye gusubira inyuma. Ntabwo ubuzi biri inyuma, wasanga abana gutegeye inyuma, barakwica. Usonga mbere. Kuko banavuga ngo ibyiza biri imbere. Wese urasubira inyuma gukora iki kandi bavuga ko ibyiza biri imbere? Yego. Iyo utangiye gutekereza mu buryo bwo kuvuga ngo ndicuje ngo kubera kinabigenje ngo why usubira inyuma. Izo why rero urazirinda. Birakunaniza yego, ukabona impamvu nyinshi zishobora gutuma usubira inyuma, ukabona impamvu nyinshi zishobora gutuma uregereta ku cyemezo wafashe, ariko ugomba guhita ushaka izindi mpamvu zitazanira za zindi guha imbaraga zo kujya imbere. Tugana ku musozo, ko waramaze imyaka 5 muri iyo relationship, byanze bikunze nuko you did your best, wakoze ibishoboka byose kugira ngo iyo myaka 5 igerweho. Wifuzaga ko biba iby'igihe kirekire. Ku mugore uri kutureba muri kano kanya wakunze, ari mu rugo, cyane ko abagore ubushize watwigishe ko bakunda, bagira umutima ngo ukunda cyane kandi uguma cyane cyane ku byemezo byabo. Umugore kutureba muri kano kanya yitware gute mu rugo, akunda ate? Buriya mu rugo, urugo ni uruganda nabyita ko rugira produit fini na okay, reka mbivuge mu rurimi rwacu, sinzi ko ndibubashe kubisobanura neza kuko hari abantu batari kumva ibyo bya produit. Uruganda rugira ibyo rusohora byiza nyine byo kuribwa, akanagira n'inzira icamo bya amadeshi, bya bindi bitari bukoreshwe nyine nabyita nk'umwana. N'urugo nuko rumeze, ruba rurimo ibyiza, rurimo n'ibibi. Biriya babeshya abantu ba pasiteri ngo paradizo ngo ijuru rito, biriya byaha bajye banabyihana bakimara gusezeranya abantu. Bajye imbere y'Imana bavuga ngo Mana tubabarire rwose twakosheje twacumuye. Biriya byaha bajye nta paradizo iba mu rugo, ntayo. Kuko paradizo tuzi ko hari ahantu utazarira, utazababara, utazagera gute. Urugo hari ingo nziza pe, abantu ntibanyumve nabi, hari ingo nziza pe, ariko uko biri kose ntiwaburamo agatotsi. Akantu gato gashobora gutuma ubabara, gashobora gutuma ugira gute, bidakabije, ariko ntabwo ari paradizo. Ntibakabigeranye na paradizo, ako paradizo barayizi, na hatabi kibi paradizo barayizi. Simbirakarira. Rero urugo rurimo ibyiza, rurimo n'ibibi. Ushobora kutagira ikintu, tujye tubwiza abantu kuri mbese, tubwiza abantu kuri. Ushobora kutagira umuntu mwashakanye, ushobora kutakubera mubi, ariko urubyaro ukakubera rubi, ukakugerageza.
cyangwa umuryango washatsemo ukakubera mubi ukakugerageza. Ni urugo niyo mpamvu nabyise uruganda, narwise uruganda. Ni ihuriro ry'ibintu byinshi, ni ihuriro ry'ibintu byose. Harimo ibyiza, harimo n'ibibi. Rero uwo wahuriyemo n'ibyiza, abantu bakeneye gushyira ku munzani. Ntiyumve ngo nkumuye ngo n'akantu gato ngo ndasenya mbivuyemo ngo karabaye ngo ndapfuye ngo nahame hamwe narwana. Kurumva jewe naragerageje, I tried 5 years. I tried my best kugira ngo ndebe ko mbona icyo nshaka. Ariko biza kurangira mbona byanze, mbona ntibiri kuvamo, ntibiri gukunda, ndarekura. Ubwo rero nabandi nibagerageze, uri murananizwa nagerageze. Gusa ikintu nashishikariza abantu, yaba ari umugore cyangwa ari umugabo, urugo yicayemo abona ashobora kusigamo ubuzima, narekure. Ntabyo kugerageza. Ave ku bintu. Ubu wajya gukina n'umupangu ubona ufite ubugi, uri gukata ugakina nawe. Ngo reka ngo ngerageze ngo ndebe ko ngutankata. Bibaho. Ubona wahatakariza ubuzima, vayo. Vayo ushaka ubuzima, ntabwo urugo ariyo final life. Yego. Ubuzima burakomeza, ibintu byanze burakomeza. Yes. Kabisa. Ni inama ikomeye cyane by'umwe ku bantu bari kutura muri kano kanya batari muri wa mubano mwiza, batari mu rugo rwiza, batari mu rukundo kandi bagagomba kuba bari mu rukundo. Ushaka ahandi, ushaka ko bigenda. Niba waragerageje nk'uko Layira nawe yagerageje igihe kinini cyane, ariko igihe akavuga ati I stop, ndahagaritse. Layira, wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Twishimiye nanone rwose kubana nawe. N'ikindi gihe uzaduha umwanya. Thank you so much.